Nshuti bakunzi baza Kwetu News, turabashimiye cyane mwe mwamaze gukora subscribes mudukurikirana umunsi ku munsi, nawe utarayikora yikore kugira ngo ujye ubana natwe mu buzima bwa buri munsi. Za Kwetu News ikinyamakuru gikorera ku murongo mugari wa YouTube, mukore subscribe maze tujye tubana muri nkoramutima zacu. Muhawe ikaze. Uno munsi rero garuka mu makuru y'imyidagaduro, aho ndi bugaruke kumba mutima z'abarimo Aliakuru, Muyoboke ndetse na Nopja begukanye ibihembo muri Kenya. Ibi byamamare nyarwanda birimo Aliakuru, Muyoboke Alex ndetse na Marshal Ujeku na Nopja uyobora Country Record baherutse kwegukana ibihembo bya East Africa Art Entertainment Award byatangiwe muri Kenya. Basabye abanyarwanda gushyigikira uruganda rwabo rw'imyidagaduro kuko iyo ruteye imbere birushaho kuzamura isura y'igihugu ku ruhando mpuzamahanga. Ibi babigarutseho nyuma yo kugerana ibihembo byabo i Kigali begukanye, basubiza bamwe mu bari batangiye kubishidikanyaho. East African Arts Entertainment Awards rero ni ibihembo bihabwa abanyamuziki mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba mu gushyigikira iterambere ryabo ku mugabane wa Afurika no ku isi muri rusange. Uyu Aliakuru rero yahawe igihembo mu cyiciro cya East African Film Star, naho Muyoboke yatwaye igihembo mu cyiciro cya Best Artist Manager East Africa. Producer Koze wo muri Country Record yatwaye icya Audio Producer of Excellence. Country Record yatwaye igihembo cyo mu cyiciro cya Studio Nziza, naho Marshal Ujeku yatahanye ibihembo bibiri birimo icya Best Culture Music East African abikesha indirimbo Nta Kazimba, ndetse ashyikirizwa n'igihembo cya Most Supportive Best Real Estate Company Award cyahawe sosiyete ahagarariye ya Marshal Real Estate. Israel Mbonyi rero yegukanye igihembo cya Best Gospel Song yabaye Nasiri, naho Chris Easy yegukanye cya Best Breakthrough Act. Aliakuru yakomeje avuga ko kuba atangiye kwegukana ibihembo muri sinema ya Afurika y'Iburasirazuba ari ikintu gikomeye kuri sinema nyarwanda kuko bituma irushaho kumenyekana, ndetse akebura abakinnyi bagenzi be ba filime batitabira ibi bihembo nk'ibi. Ati natangiye kwinjirira Afurika y'Iburasirazuba kugira ngo ibikorwa dukora birusheho kugira agaciro, bigere no ku bantu benshi. Inama nagira abandi bakinnyi ba filime duhuriye muri uyu mwuga ni ukumenya amarushanwa bajyanamo izo filime ni ayahe, iyo filime yawe ukayitanga ukigirira icyizere nyuma iyo ugize amahirwe yo gukana igihembo. Ati ubundi uko mbizi muri sinema ntabwo bajya bashyira umuntu mu bihembo batabyumvikanye, akenshi niwe ufata iya mbere agatanga igihangano cye mu byiciro bihatana. Rero nabo bajye bagerageza babisabe, bareke gutuma abanyarwanda bahora bibaza impamvu Aliakuru ari we wenyine ujya kwitabira amarushanwa nk'aya akanahabwa ibihembo. Engineer Emmanuel uje kuvuka, umuhanzi ndetse n'uhagarariye ibikorwa bya Marshal Real Estate mu Rwanda no mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, mu kiganiro yagiranye n'Igihe yavuze ko kwegukana ibihembo nk'ibi hari imiryango migari byatangiye kubakingurira hanze y'u Rwanda. Ati indirimbo yatumye bampa iki gikombe imaze amezi 2, ni imwe mu ndirimbo abanyakenya ubwabo bishimiye, babonyemo umwihariko. Naboneyeho umwanya wo guhura na David Pro tugira umwanya wo kugira imishinga dukorana. Uyu Nduwimana Jean Paul rero uzwi ku izina rya Nopja yemeza ko kuba begukanye igihembo cya studio itunganya umuziki nziza bigiye gutuma benshi mu bahanzi ba Afurika barushaho kugana iyi studio yabo, ndetse n'ibikorwa bakorera imbere mu gihugu bikarushaho kugera kure. Yagize ati kuba twegukanye igihembo cya studio nziza y'umuziki, ntekereza ko hari amarembo bigiye kutwagurira muri aka karere. Koze bamubonye byanze bikunze, hari abazaza kureba ibye. Twakoranye na Eddy Kenzo, hari imishinga dufitanye. Hanyuma bibaza kuri ibi bihembo, ntekereza ko bakwiye kureba isura bisigira uruganda kuruta guhora bibaza ngo kuki, kubera iki ari we, mbese ugahora unenga gusa. Naho Muyoboke Alex yabwiye Isibo Radio ko kwegukana ibi bihembo nk'ibi muri Kenya bimwereka isura umuziki w'u Rwanda ugenda urushaho gufata. Mu magambo yiwe yagize ati ikintu nabashije kubona ni uko umuziki wacu nabonye ko abahanzi bacu bahagaze, ni ibintu dukwiye kwishimira. Mu ijambo rimwe reka dushyire hamwe, nta hantu ushobora gutambuka utumvise indirimbo z'abanyarwanda. Ni ibintu bitari byakabayeho muri Kenya, Nairobi naho twamaze kugerayo. Alex Muyoboke yemeza ko ibikorwa yakoranye n'aba bahanzi batandukanye mu myaka ishize ari byo byamuhesheje amanota menshi bituma yegukana iki gihembo, kandi koko nibyo. Rero mwe mutarakora subscribe ni muyikore kugira ngo tujye tubana hano umunsi ku munsi. Za Kwetu i Kigali, mwari kumwe nanjye Merewe Neza mu makuru y'imyidagaduro. Ciao ciao, nakagaruka.